Muta ndagira ngo noneho turebe nyirizina mu kiganiro neza twashaka kuganiraho. nta kibazo ndabona uri umuntu w'umujene ushobora no kuba rwose mwasoje amashuri vuba nta myaka myinshi ishize. oya hashize nasoje 2023 nsoje ariko ntabwo ari cyane imyaka 2 gusa itambutse. ni imyaka nyine kandi uri mu kazi kagihura n'amafaranga cyane, kandi gukora mu mafaranga bivuze nanone guhura n'imibare kugira ngo uhuze neza n'umugenzi hatagira unyanganya undi nubwo ushobora kubikora abayemo kwibeshya utabigambiriye. oya ntabwo amanyanga mu gihugu cyacu ntabwo bikunze kubaho, niyo bibaye bibari nk'ibitangaza, ntabwo amanyanga bikunze, yaba umunyegenzi kurimanganya cyangwa umumotari kurimanganya, ni ibintu biba gake cyane. nashaka rero kukwibariza imibare ijyanye no guteranya no gukuba. nta kibazo. umuntu aguhaye 5 ugateranyaho 5 ugakuba 5 wabona kangahe? umuntu aguhaye 5 agateranyaho 5 akakuba 5 ni 50. urakoze cyane ku gisubizo duhaye. ubwo mu mibare nyine nuko biba bihagaze, imibare ibifite byinshi. turagushimiye, gira umunsi mwiza. ndatsinze turakubwira nta kibazo. urakoze cyane. murakoze.